bwa bukorikori bwanzikoraho ahanini nibwo bwakoze kuri benshi. None se utagira imihango ntagira ibyahanga, ntagira n'ibyahanga murabyamuhangaye, kimwe n'utagira imigenzo ntagira uko agenda. Umwigisha ubuzima bushingiye ku muco n'umushakashatsi, inzobere mu by'umuco, amateka, imbonezabitekerezo ariyo filozofiya kugira ngo wenda hatagira abatakara, ubukerarugendo by'umwihariko ubukerarugendo bushingiye ku muco, hanyuma n'ubuzima bwa muntu bushingiye ku myumvire, imyizerere, imitekerereze, imyitwarire ndetse n'imigirire. Ndi umuganga ubugira gatatu, mvuga ko umuganga nk'uwabyize ko nize ikiganga, ni nanjye watangije uburyo bushingiye ku muco nyarwanda mu kuvura indwara n'ibibazo byo mu mutwe. Ikiganga nize ibijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe, hanyuma ndi n'umuganga nanone nk'umurage w'abakurambere. Sogokuruza Rutangarwamaboko yari umugangahuzi, yari umuganga, yari umupfumu. Abantu nyine bakunze no gukoresha umupfumu, kandi ni byiza cyane nuko bamwe babikoresha gusa ari ukwisekera ariko batumva ibirimo. Yari umupfumu, akaba n'umukuru w'imandwa mu nduga yose. Umukuru w'imandwa wamugiranya na ba musenyeri b'iki gihe mu by'amadini yadutse mvamahanga, urumva ko atari ibintu byoroshye. Ni ibyiratwa rero bikomeye, yari umuganga mu buryo bukomeye. Niho rero nabikuye nk'umurage. Buriya hari uburyo umubyeyi agenda biraga bazakurikiraho, ngira ayo mahirwe umurage unzaho, ni naho iri zina Rutangarwamaboko rituruka kuri sogokuruza. Ayandi mazina ni Nzayisenga Modeste. Guhanga kose burya gushingira ku muco w'abantu. Guhanga kose nuko imyumvire, imitekerereze, imyizerere umuntu afite ishingiye ku muco we. N'ibyo abantu biga batabishingiye ku muco wabo ntibashobora kugira icyo bageraho. Igitabo kimwe ndimo kwandika cyitwa Nyina w'ubugome n'ubugoryi. Ubugome abantu tugirira abandi, ubwo natwe twigirira, bituruka ku kutamenya. N'ubu rero hariho ibintu byacu byabaye nk'ibishitani, byabaye nk'ibishenzi, cyangwa bikaba interamatsiko ku bandi, ku buryo ubikora abantu babikubonamo nk'ubuzima bagatangara, kandi ubundi bwari bwo buzima. Ni ukutamenya, ni uguhona, ni ubugoryi. Ntekereza ko abantu nibahonoka bazagenda bamenya ko umuco ni rwo rutirigongo twigoragorezaho gutsinda ubugorogoro bwose. Nibwo niwo uduha akito mu bandi, tukagira icyo twitirirwa, bakavuga bati uriya ni umunyarwanda kubera arangwa n'ibi n'ibi. Iyo ubonye umutima umuranga, Abanyarwanda burya tunita ku mutima cyane, turi abantu b'umutima n'umunyarwanda. Uyu n'uyu n'uyu, uyu aturutse aha n'aha, insokozo ye iki byerekana ko ari uyu n'uyu. Imihango, imigenzo akunda gukora. Rero buriya ibyo umbajije nko kubandwa no guterekera ni imihango. Rero nkimara gusobanukirwa ibyo ari byo, mu bushakashatsi nakoze, kuko ubushakashatsi busoza kaminuza nabukoze kuri kirazira n'ubuzima bwo mu mutwe. Ndumva hari n'inkuru igihe mwigize kubikoraho nkiva muri kaminuza kera cyane, hashize igihe, imyaka igiye kurenga nk'10. Kirazira kwica inyamanza. Umubyeyi wawe yakuramo inda, byagukenya kwica urutambara. Kirazira kumena igisabo. Bati se ibyo bintu bivuze iki? Nanjye niko nabyibazaga nkiri umwana, ariko aho mariye gukura mbonye abo byasajije
kubera ko babikoze kuko bakabicaho bakarenga kuri iyo kirazira, ihame ryo mu mutima imbere ry'abakurambere ry'Imana y'u Rwanda mu mutima w'umuntu, rikubwira ngo iki kirenze n'intekerezo zawe uretse no kuba kibi, ntunahugahuge wowe ugikora. Nugikora byahungabanya ubusabane mu isanzure, byahungabanya ukwisanzura, ukwisesura k'ubuzima, kandi wowe ntiwakongera ngo ubusane uti nanjye ngiye kubigerageza nabikize. Umuntu umwe ngo baramubwiye bati kirazira gucana inkwi zo mu irimbi, ati se ko arizo ducana iwacu twabaye, turetse mukuru wacu wavutse ntamara igihe agahita apfa, ati nuriya washeshe ibintu ku mubiri, ati nanjye ubona wahinamiranye, ati ubundi twabaye iki? Ndaramubwira mwabaye ikiramazi. Urumva bwa bukorikori bwanzikoraho ahanini nibwo bwakoze kuri benshi. Ibi rero abantu bavuga bati icyo kibazo warumbajije, ngarutse ku cyo warumbajije, gukora ibintu abantu benshi batagikunze gukora, binateye ubwoba, imihango, kubandwa, guterekera. None se utagira imihango ntagira ibyo ahanga, ntagira n'ibyo ahanga murabyamuhangaye, kimwe n'utagira imigenzo ntagira uko agenza. Ariko kuki tugira abantu benshi bakaminuza bakagera no ku rwego rwo hejuru cyane, ariko ugasanga ari we ntacyo yimariye, nta n'icyo amariye umuryango havuka, umuryango muri rusange nyarwanda, isi. Iyo umuntu ageze ku rwego rwa profesora, rwa doctora na masters, yewe ni ibintu bikomeye, aba akwiye kugira ikintu akora. Ndetse uzasanga abahanga benshi ku isi bagiye bagira ibyo bahanga, babaga bataranagera kuri ibyo birenga by'amashuri, ugasanga bitangiye hakiri kare. None se kuki turimo kugira abantu benshi biga banazamuka ariko ntitugire ubuhanzi ngo umuntu agire icyo ahanga mu byo yize tubone ko hari icyo yahanze? Yahanga ate nta mihango? Yagenza ate nta migenzo? Iyo mihango rero, iyo migenzo, iyo mihango ni iduha guhanga, umutima uhanga. N'abasogokuruza kugira ngo bayihange, bahange imbonezabitekerezo yayo, filosofi yayo, nuko muri bo bari bafitemo ikintu cy'ubuhanga. Ubuhanga bitandukanye nuko uyu munsi bavuga ngo umwana ni umuhanga kuko yagize amanota menshi abarwa ku 10 cyangwa ku 100 cyangwa kurangaye cyangwa mu byiciro yahanze ikiza inama, ubwo ni ubuhanga. Ariko rero harimo ndabonamo ubuhanga, umuntu wabonye ikintu kimejeje hariya, hanyuma akamenya ko azagikorogoshoramo ibiri b'imbere, akagihubika hariya, akabikorogoshoramo, yarangiza akabitunganya, akazana n'ikindi cyatsi cyameze hariya, akamenya ko gifitemo umwenge, agakoresha icyatsi cyitwa urutumbwe, umukenke, agakorogoshora, akabonamo ikintu ukurura, ukazana ugashyiramo amazi yo kunywa. Ndabonamo ubuhanga, kandi harimo n'ubuzima butazima. Ndetse akamenya ko ari bufate uruhu akuye ku nyamaswa runaka yahize cyangwa inka yoroye, noneho akarubamba, akazarukuramo ikintu cyumye, akakibamba neza, noneho ukumva ijwi riravuze, tukabona ingoma. N'ubu nubwo turi muri repubulika, ariko tuvuga ku ngoma ya runaka. Ingoma ni ikimenyetso cy'ubutegetsi. Akamenya ko azakenera kurya, akaramvura imbehe, akaramvura ibyansi nk'ibi ngibi, abikuye mu musave ni n'umuti. Ikintu akeneye akaba ari ukikorera. Akamenya ko akeneye iby'umurimbo, umuriro utaraza, inganda zitaraza, tutariga ibijyanye n'ubugenge n'imibare n'ubutabire. Noneho agacukura ubutare bwoko bw'amabuye, akabushongesha mu muriro yiremeye, noneho agakuramo icyuma nk'iki ngiki. Iyi miringa ni iya sogokuruza, yitwa n'imiringa y'imirinda kubera imitsindo ibirimo, nko kurinda ibintu byakototera umuntu by'amandu nk'amarozi n'iki.
ariko harimo n'umurimbo ukomeye. Ubwo se ibyo nibyo buhanga. Hanyuma kuza uvuga ngo wabaye wa mbere mu ishuri, ufite wabaye wa mbere, hari umukecuru wari ubikubitiye umwana ati abandi babonye amanota y'ijana, nawe ngo wabaye wa rimwe se rimaze iki? Wagira ngo ntacyo yavuze, ariko icyo yavugaga, ayo manota yawe atugejeje kuki? Ntawe yanze, ariko nagira icyo atugezaho. Guhanga rero ni imihango ibitera, kuko hari imihango ikorwa igihe baramvura ingoma, igihe bayibamba. Hari imihango ikorwa mu bwimika, igihe umwami ajya kwimikwa akaba umuyobozi, agasumba abandi bantu. Semidogoro ya Semigege yarabivuga ati umwami uyu si umuntu, aba umuntu ataratorwa, atorwa akiyaka rubanda, si umututsi, si n'umunyiginya, kuko harimwo bavaga mu banyiginya. Arabirenga byose, ni umusumbasumba bose. Abantu nta yindi mana bazi, niwe mana bazi. Bati ko gahora ni Imana Nyagasani. Umwami nawe akitwa Nyagasani, ni Imana mu bantu, kandi kuko ni umuhagararizi w'Imana mu bantu.